Ndabasuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemerere mbabwire ko mu karere ka Kirehe umugore yishe umugabo we amukubise umuhini bapfa inkoko. Ikaze muri aya makuru yacu. Umugore witwa Uburiyemube Theophile yatawe muri yombi akekwaho kwica umugabo we Maniraguha Jean Claude amukubise umuhini w'isekuru amuziza inkoko. Ibi byabereye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Mushikiri, akagari ka Rwanyamuhanga, umudugudu wa Bweramana. Abaturage bakavuga ko uyu mugore yacunze umugabo we aryamye akamukubita umuhini inshuro 3 ahita yitaba Imana. Umuturage umwe waganiriye na TV1 dukesha iyi nkuru yavuze ko nyuma y'urupfu rwa Maniraguha Gitifu yagarutse akamenyesha abaturage ibyabaye. Ati Gitifu yagarutse aratubwira ati rero abaturage mwihangane kuri nyakwigendera yitabye Imana, yagiye ariko yishwe n'umugore we. Tugeze ku kagari turamuganiriza atubwira ko yamwicishije umuhini w'isekuru, avuga ko yamukubise umuhini amukubita imihini 3 agahita yitaba Imana. Undi muturage yavuze ko nubwo umugore akekwaho icyaha yasanzwe ahabereye icyaha, yemeye ko yakubise umugabo we umuhini. Yagize ati yavuze ko yamuzizaga inkoko ye yari yaragurishije. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushikiri Iyamuremye Antoine yabwiye TV1 ko umwana wa nyakwigendera ari we wabatabaje avuga ko se yapfuye. Yagize ati iperereza riracyakomeje ariko amakuru yibanze nuko ari amakimbirane yari afitanye n'umudamu we, ni amakimbirane ashingiye ku mitungo bari basanzwe bafite ariko binajyanye n'ubusinzi. Gitifu Iyamuremye yavuze ko kandi umugore ukekwaho icyaha yiyemereye ko yakubise umuhini umugabo we Uburiyemube Theophile ari mu maboko y'inzego z'umutekano mu gihe iperereza rigikomeje. Ubwo ngira ngo byari ibyo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere, ariko kandi ari nako dukomeza kwihanganisha umuryango we, tubarandikira gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu.